haba abakunzi bariyo, abafana bariyo ndetse n'abandi bose b'abanyarwanda. Ni umunsi bategerezanyije amatsiko akomeye cyane, dore yuko bamwe mu banyarwanda babukereye, hari abamaze kugura udukweto twiza. Kuri stade hari gutegurwa neza ku muntu utarahagera, imyiteguro ni yose kugira ngo Rayon Day ibe iri kuhaba. Murabizi yuko iki ari igikorwa ngarukamwaka, aho Rayon igira gutya igakina umukino wa gicuti, ikawukina n'andi makipe yo hanze cyangwa se yo mu Rwanda bitewe n'ukuntu bateguye, maze igatumira abantu bagiye batandukanye kuza kwizihiza umunsi wayo. Ni ibirori rero biri gutegurwa hagati muri iyi kipe, ndetse banararikira abafana babo kuzitabira iyi mikino nk'uko turi kugenda tubigarukaho, ndetse n'ahandi wakomeje kugenda ubyumva. Rero kugeza aka kanya imyanya ikaba yamaze kuba yatangazwa. Murabizi yuko muri iyi Rayon Day hazaza ikipe yo mu gihugu cya Tanzania, Young Africanism. Rero mukumva yuko rwose hazaba ari ibintu byiza cyane. Imyanya rero yamaze kuba yatangazwa. Naka kantu tugiye kugarukaho konyine kugira ngo dusoze iki kiganiro, mwibutsa yuko iyi ari Wasam TV show kugira ngo ujye ukomeza kudukurikira utajya ucikwa n'amakuru y'ingenzi. Ni ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje kwitegura bikomeye cyane buri munsi mu birori by'umunsi w'igikundiro cyangwa se umunsi wa gikundiro Rayon Day. Uwo nguwo murabizi, ndetse n'abafana bayo, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu bidasanzwe. Nk'uko rero ibi ngibi bizaba, bavuze yuko nubwo ari umunsi wa Rayon, ariko muri rusange ni umunsi w'abanyarwanda, ni umunsi wari buri muntu wese, haba umunyarwanda, inshuti y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda batari abanyarwanda, ni umunsi wabo. Rero Rayon ikaba yatangaje ibiciro bizagenderwaho mu kwinjira muri stade. Nk'uko mubizi n'ubundi bizabera muri stade y'akataraboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika nzima. Murabizi yuko stade Amahoro i Remera yavuguruwe ikagirwa international, akaba ariho rero ibi birori bizabera. Akaba rero ari intego ya buri mureyo kuba azajya muri uyu munsi, kandi rwose abitegerezanyije amatsiko, ndetse wabona aya mahirwe ngo abe yabasha kuba yayirengagiza. Akaba rero ari uko kuntu bizagenda. Rayon rero ikaba yashyize hanze ibiciro by'amatike ndetse n'aho abantu bazaba bicaye, dore yuko hari ahahenze cyane ndetse n'ahahendutse cyane, kubera yuko yashyizeho ibiciro bigera mu byiciro bigiye bitandukanye, nk'uko dukomeza tugenda tubyumva. Ahakomeye rero y'ibiciro ni miliyoni zigera kuri 2, ariko nanone hari naho byoroshye cyane bitatu. Reka tugende tubikurikirana, uraza kugenda usobanukirwa, nawe wiyumvire unasobanukirwe, ese ni hehe nagura, ese ni hehe byagenda gute kugira ngo nzabe ndi comfortable kureba uyu munsi neza. Akaba rero ari uko kuntu biba biri bugende, ni ukuvuga ngo igiciro cya menshi ni igiciro cya menshi ni miliyoni zigera kuri 2, naho igiciro cya make ni miliyoni ni ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Tariki ya 15 rero Kanama 2025 nibwo hazaba rero umunsi ngaruka mwaka wa Rayon Day wo kugaragariza abafana uko umwaka utaha iyi kipe iwiteguye. Ndetse kuri uyu munsi Rayon Sport izakira umukino wa gicuti na Young Africanism yo muri Tanzania, mu mikino wahawe izina rya Group Stage Game cyangwa se umukino w'amatsinda nk'uko bisobanurwa. Ibiciro rero biteye gutya. Muri stade Amahoro i Remera hazabera umukino w'akataraboneka. Kwinjira ni ibihumbi 3 ndetse na 5 muri upper ndetse na lower balls, ndetse aho ngaho akaba ariho hantu ha make ya 3 na 5, kandi abazicara muri class seat ni ibihumbi 15. VIP ni ibihumbi bigera kuri 30, naho VVIP ni ibihumbi 100. Indi myanya ni executive seat, yo ni ibihumbi 150, ndetse na skybox ya miliyoni 2. Nuko rero ibiciro bipanze, ni ukuvuga ngo muri upper ndetse na lower class ball ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 5, naho ibihumbi 15 ku muntu uzicara muri VIP ni ibihumbi bigera muri 30, naho VVIP ni ibihumbi bigera muri 100. Indi myanya ni executive seat y'150 ndetse na skybox ya miliyoni zigera muri 2. Rero ukaba ari wowe uzihitiramo ni hehe ngomba kwicara bitewe n'icyiciro cyanjye, bitewe naho ngeze,
ni hehe ngomba kwicara. Reka tubibutse yuko mu kujya muri ibi birori bya Rayon Day nagaru kujya kwishima cyangwa se ibindi bintu byinshi cyane by'ibirengaho, ahubwo mu by'ukuri ni no gutera inkunga ikomeye cyane ikipe yanyu, kandi ikipe yacu Rayon Sport nayo idahwema kuba yagushimisha umunsi ku munsi. Rero impamvu tuba dukoze nk'iki kiganiro kugira ngo tubanze tukumenyeshe amakuru, wowe uhitemo ese nzahitamo iki, nzajya bimeze gute, kugira ngo ube wahitamo ikikubereye ndetse n'icyo mujyanye, kugira ngo uvuge ati ndategura ngahe, ndategura ibingana iki kugira ngo nzajyeyo. Nibyo ngibyo rero nuko ibiciro bipanze. Reka tukubwire ngo ntuzasibe cyangwa se ukererwe. Uyu munsi rero w'igikundiro mu busanzwe rero urangwa n'ibirori birimo kwerekana abakinnyi, abatoza, abaterankunga, kumurika imyambaro mishya ndetse no gukina umukino wa gicuti, ndetse n'ibitaramo by'abahanzi batandukanye barimo abanyarwanda, abanyamahanga, bitewe n'abo Rayon yagiye itumira, akaba ari uko bizagenda. Gusa kuri inshuro ntabwo abahanzi ndetse n'ibyamamare birategurwa, ngo ntago barabitangaza. Gusa nabyo turakwizeza yuko nibagira gutya bakavuga bati reka tubatangaze, reka dutangaze abanyamakuru bazaririmba muri Rayon Day, nta handi n'ubundi uri buze kugenda ubikurikira, uraza kubikurikira no kuri Wasam TV Show uko ubizi yuko twabyiyemeje. Rayon Day rero n'umunsi tukubwire ngo uzaba ushyushye, bimwe byo muri wo uzabikurikira hano kuri Wasam TV Show. Reka tukubwire ngo wowe gusa icyo usabwa ni ukuzaba wabukereye, ukazaba uhabaye, ukazaba utazigera ukerererwa cyangwa se ngo ugotwe habe na gakeya. Byose tuzagenda tubigukurikiranira akantu uko kandi. Ni Wasam TV Show rero uba uri gukomeza kugenda ukurikira, tugusaba kuba wakora subscribe, ariko nanone icy'ingenzi utakibagirwa ni ukuba wagura tike yawe kugira ngo tike zitaba zashira cyangwa se zidashira mbere yuko wagura iyi tike, dore yuko mu minsi mikeya ziraba zatangiye kuba zajya hanze, zitangiye zigurwe, dore yuko Rayon ari ikipe ifite abafana benshi cyane, kandi benshi cyane rwose, benshi utabasha kuba wanasobanura. Rero birumvikana yuko uramutse utinze kuba wagura tike yawe ushobora kuba wasigara inyuma, ubwo ngubwo ukajya kuzayigura, ukayigura abandi baraziguze kera bikarangira nta tike ubonye. Nuko kuntu rero byifashe kugeza ubu ngubu, icyo tugusaba gusa nta kindi, ni cya kindi kimwe cyonyine, ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira Wasam TV Show neza kandi ku mutekano, kugira ngo utazigira ucikwa ikiganiro na kimwe hano kuri Wasam TV Show mu biganiro byiza dukomeza kugenda tukugezaho. Iyi ni Wasam TV Show, ugira ibihe byiza.